Wacu Yesu turagushimye turaguhimbaje tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe byabanye natwe aturindiye umutekano uwiteka ushimwe kandi uhabwe icyubahiro muri uyu mwanya duhamagaye imbaraga z'ijuru kugira ngo zimanukire aha hantu Mwuka wera atuyobore imbabazi zawe zitugote buri wese uri kutwumva yumva izina ryawe kuko ushoboye byose uri umukozi w'umuhanga bihe bya nyuma turi mu bihe bigoye biruhije niyo mpamvu turi kubwira Imana ngo idukomereze mu murimo wayo turinde gucika intege kuko iyo uri kuvugira Imana Satani arababara akadutereza ibitagira umumaro akadutereza ingabo ze ariko agasanga Yesu yadufashe agasanga Uwiteka ndabwo yaturekuye naho wanyura mu bibazo naho wanyura mu bikomeye naho wanyura mu magambo menshi emera utambuke Yesu akurwanirire kandi akuneshereze. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mwerose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka ngushimire wowe kanze subscribe kadushyigikira tukaba turi ku muryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha Imana amahoro ntikawukwime. Nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu ahubwo nzajya ndeba abakozi b'Imana batandukanye. No mpamvu uyu munsi nibereye mu mudugudu wa Gikomero mu kagari ka Yungwe umurenge wa Kanama mu karere ka Rubavu. Aje kwirebera umukozi w'Imana Zaninka Nyirazaninka Venansia. Ntabwo aribwo bwa mbere twaganira ahubwo ni ubwa kabiri kuko nyine iyo ugiye utagaye uragaruka. Nanjye nashimye Imana imurimo. Reka musabe abanze adusengere ugango Imana ituyobore muri iki kiganiro. Ni karibu. Mwami wacu Yesu turagushimye turaguhimbaje tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe byabanye natwe aturindiye umutekano uwiteka ushimwe kandi uhabwe icyubahiro muri uyu mwanya duhamagaye imbaraga z'ijuru kugira ngo zimanukire aha hantu Mwuka wera atuyobore imbabazi zawe zitugote buri wese uri kutwumva yumva izina ryawe kuko ushoboye byose uri umukozi w'umuhanga uri Imana nziza uri Imana ikomeye uri Imana irebera hose icyarimwe. Ndagusabye kugira ngo muri uyu mwanya umanuka uhagararane natwe turindire umutekano Nyagasani uhagarike ikirere cy'imvura kugira ngo natwe dusabane nawe. Ndakwinginze rero kugira ngo turinde kandi udukomereze amaboko imbaraga n'ubutwari bive kuri wowe. Nizeye kumvishe ku bwawe Yesu urakoze. Amen. Yego Venansi nyemerera turebane. Esiza turebane ureke kureba muri Bibiliya cyane ndabizi ijambo ujya urisoma kandi ukarisoma neza. Reka turebane tuganire nituga umwanya w'ijambo ry'Imana nibwo urajya muri Bibiliya sibyo? Hari icyo bitwaye? Yego reka tuvugeho ikiganiro twakoze ubushize tukirebeho. Twagiranye ikiganiro pe akenshi rero twebwe ukuntu tumeze iyo tuganiye umuntu kumva hari ikintu avuze nyine kikagukora ku mutima nibyo tugira titre umutwe w'icyo kiganiro. Nanjye rero waravuze umbwira ukuntu Imana yaguhaye impano y'ubuhanuzi tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2000 ariko ukajya uhanura abantu bakagupinga ngo nuko uri umukene. Numva nanjye birambabaje. Yego noneho n'ubu pe abantu benshi dukorana benshi bafite telefone ku buryo nubakeneye ababona. N'ubu nta telefone ufite bwa bukene nuko bugihari burahari ariko hari Imana ikura abantu bukene ahari ubukene ikahashyira ubukire sibyo? Noneho nshyiraho titre ivuga ngo arahanura bakabipinga ngo ni umukene ariko ubuhanuzi Imana imuhaye busohora mu cyumweru kimwe gusa. Hari ubwo nabeshye nabikuye mu byo twari twageze ute twaganiye. Hari abandi ntashatse kuvuga cyangwa se ntanazi ugasanga umuntu ahimbye titre abihimbiye umuntu kandi umuntu atanabivuze. Nge rero mbikura mu byo wagize ute mu byo wavuze mu byo wavuze nibyo nkuramo titre. Ubyakira ute nyine kuba abantu bagupinga ibyo uhanuye bakagupinga ngo kuko uri umukene? Banuye baravugaga ngo njyewe ndabwo navugishwa n'Imana bitewe nuko bari kumbona nuko mpagaze bakavuga bati uriya wese umeze kuriya yavugishwa n'Imana biturutse kuki
buriya ibyo yambwira byasohora bitewe n'uko ahagaze mu bukene urabwe ndacyo yovuga ngo byumvikane. Ubwo rero bambinga babona ko yuko mu byo nuvuga byose barebaga nka babandi bakomeye akaba aribo babona ko bavugishwa n'Imana ariko umukene atavugishwa n'Imana. Barebye aho nduye, barebye uko mpagaze, bakanyitegereza mu mibereho yanjye bakabona ko ntovugana nayo, ariko bavuga ati ndakibaza uko wabibona kose. Yego. Njyewe nizeye ko Imana ariyo imvugisha, ariko ukambona mu gihagararo we ukangaya ariko Imana itangaye. Yego. Rero ngavuga ati nzayivugira uko indegetse. Yego. Wowe ntuzakangwe na babaca intege. Wowe uzavuge ibyo Imana igize ute ikubwiye, ntuzavuge ibyawe. Abo rero batandukanye nanjye, nuko akenshi nyine bavuga ngo nta muhanuzi mu babo, ariko njyewe pe nikundira kubana n'abantu baciye bugufi. Sinzi nikundira kubana n'abantu baciye bugufi akenshi. Ni nayo mpamvu mfata urugendo pe mba nakoresheje amatike yanjye, ntabwo bivuze ko mbuze abahanuzi twakora n'ibiganiro bo mu mujyi wa Musanze, ariko nkikundira abantu bo mu cyaro. Noneho hari naho tujya tuganira bati rero shaho atabo mu cyaro baba barimo amavuta, ati nta bintu byinshi baba barahura nabyo ngo bibarangaze. Bati rero twe turabakunda, niyo mpamvu ndi gusenga pe Imana iguhe telefone abantu bari kure bajye babona nabo uko baguhamagara ubahanurire. Yego. Oya Imana izabikora, humura. Izabikora pe, hari benshi bamaze kuzibona kandi twagiye dukorana ibiganiro ntazo bafite. Humura nawe isaha izagera. Hano rero mbeza n'inka iyo dushyizeho ibiganiro hari abantu bajya bandika ibintu bita comment. Ngo mbona ukwigisha n'icyongereza ugasirimuka nyine, erega ubu uri kuganira n'isi yose. Hari ibintu bita ngo comment. Comment sinzi uko ndabivuga mu Kinyarwanda, senda byita inyunganizi. Kugira icyo uvuga ku kintu cyakozwe. Hari abantu bagize icyo bavuga kw'iki kiganiro twagiranye, nahaye uyu mutwe w'amagambo uvuga ngo arahanura bakabipinga kuko ari umukene, ariko ibyo ahanuye bigasohora mu cyumweru kimwe. Hari uwa mbere wanditse ngo umukene n'umukire bose Imana ishaka ko bezwa bagakizwa, ntirobanura abantu ku butoni. Uremeranya nawe? Yego. Undi ndabakurikiye bantu b'iwacu Ikabumba muri Bugeshi niho iwacu, ndabakunda mukomeze mwande bambe. Uyu nawe niko yanditse ngo aradukunda, akomeza dukunde. Undi arandika Yesu aguha umugisha amavuta n'imbaraga gumamo. Amen. Undi ati amen. Undi ubu se disi ko fone ariyo yari gucaho umugisha wawe, ndababaye pe, Imana ica inzira uyibone mu izina rya Yesu. Uyu ndumva nawe dufatanyije icyifuzo. Undi arandika ngo nkeneye kumubona. Yego, wowe ukeneye kumubona atuye mu mudugudu wa Gikomero, akagari ka Yungwe, umurenge wa Kanama, akarere ka Rubavu. Undi ati muduhe nimero ye. Ntayo afite. Undi ati ni mwiza disi, Imana imwishimire. Undi uzambara ndetse wambike n'abandi, abakwanze bazakugarukira. Yego. Undi ati igaruke ntibeshya. Undi ati haleluya. Undi ati amahoro. Undi ati iyo upininga nimero ye, ubwo ari kuvuga ngo iyo ushyiramo nimero ye. Nawe ndamusubiza nti nta phone afite. None atuye he?
umudugudu wa Gikomero, akagari ka Yungwe, umurenge wa Kanama, akarere ka Rubavu, niho atuye, niho izi komenti zagarukiye. Ubyakiye ute? Ndabyakepe Mana yaranyumvishije, yumvishije ko icyo nayivugiye cyatambutse, yego nanjye yihesha agaciro, rero ubu ndabyakiye. Amen. Mwibi icyo uri kuka wumvise kigukaza ku mutima ni ikihe? Kuko aba bantu ntibaba, nanjye nta nubwo mba mbazi, baba barebye ikiganiro. Kuguma mu Mana sinyivemo. Ibyo nibyo ugiye gukora, ahubwo ibyo nsomye ukumva nawe ako kantu kagushimishije, n'uwanditse ngo iki? Ni ukwambara ngambika n'abandi, abanyanze bakangarukira. Amen. Nanjye ndabishyigikiye. Nanjye rwose uwo muntu ndamushyigikiye, uzambare kandi wambike n'abandi. Hari ikindi kiganiro, yego hari ikindi twakoranye uri kumwe na mukecuru Nyirabarihenda, naho baranditse ngo nkunze ukuntu uyu mumama ahora yishimye yisekera, ndamukunda. Uyu uramubwira iki? Urabikomeje guseka none ukuguma kwisekera, kunezerwa mbese. Yego nanjye nikundira guseka. Bakwisekera kandeba undi. Umva impanuro y'abakuru zirakaze. Ni cyagiye mukecuru Nyabarenda ari kuguhanura uko ugomba kwitwara. Umva Zaninka afite ijambo n'amavuta. Amavuta nibyo urebye, nibyo abantu bagiye bavuga ku biganiro twakoze. Nanjye nkavuga ngo gumamo. Ndagumamo. Yego, kandi Imana igukomereze amaboko. Amavuta ni ukuri, ntuzavugishwe, ahubwo uzavuga ibyo Imana ikubwiye. Ntuzagire ibyo wiyitirira ngo umuntu umurebe ngo nuko afite amafaranga, ngo uriya nimubwira ngo iravuze gutya ngo ubwo arampa ibirayi. Oya, ahubwo nanjye reka ngo uhanure, izakugaburira kandi izakwambika, kandi izakwambika. Kuko ifite inzira nyinshi, kandi hano abantu badukurikira ni abantu bazima, ntabwo ari mayibobo, ni abantu bazima kandi bagira n'umutima wo gufasha. Hari abavuze ngo Zaninka ngo agira ijambo, nkunda ukuntu abwiriza, nanjye narabikunze. Umva nkubwira akantu rero, se nkavuge Zaninka avuge. Kavuge. Madamu wanjye nkigera hano bwa mbere, nyine kuwa gatanu w'ubushize nza dukora ikiganiro bwa mbere. Yego. Warabwirije urabwiriza, mba nandikiye madamu ntisha ni umukozi w'Imana Nyirabarenda yashakiye, ntari mu mavuta n'ikimenyimenyi, ikiganiro cye nicyo ndabanza gushyiraho. Urumva aho ni ku rwanjye. Yego. Tugira amarangamutima yacu. Arangije nawe arakireba, kandi ntabwo ibiganiro nshyiraho byose ajya bireba. Urumva yambwiye ngo afite abantu areba, nawe rero wiyongeye muri abo ngabo. Yarakirebye arakirangiza ati nanjye Zaninka ndamukunze. Hajya Imana nidufasha tuzazana tukaza kugusura, tutaje gukora ikiganiro, tuje kugusura mu buryo bugize. Na ka kantu nagusuhuje nkaguhereza ni madamu wakampaye, kuko yagukunze, kuko yagukunze ngo ntacyo uze kugura ikiro cy'ibirayi. Yego, Imana ari gukomereza amavuta kandi kuko igukundisha abantu nk'uko yabikoze mu izina rya Yesu. Nanjye ho nakunze ukuntu ubwiriza pe, nyemera nguhe umwanya njye nceceke ubwiriza, sibyo?
cyangwa ndagufasha gusoma? uransomera? Yego ndagusomera ndagusomera nindangiza mfunga umunwa ubundi abantu bakumva we wenyine. Yego ni karibu. Haleluya. Amen. 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 Imana ishimwe. Ihimbaza. Kandi habwa icyubahiro. Amen. Abari kutwumva Yesu yagize neza. Yesu yihesheje icyubahiro. Yesu yakoze ibitangaza atwambika ubudahangarwa. Ubwo abana b'abantu bo babona ko tutahagarara imbere y'abantu, ariko Imana ye yarahaduhagaritse itugira abakozi bayo. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro uko yatugize, yaduhaye imbaraga zo kuyivugira. Hari benshi babishatse barabibura, ari abakomeye barabishakisha barabibura, ariko aboroheje ibaha ijambo. Haleluya. Amen. Natwe yaduhaye ijambo. Imana ishimwe rero kandi ihabwa icyubahiro. Tudatinze turasoma muri Ezekiyeli ibice ni 2, umurongo waho ni uwa mbere ukomeza. Yego, Ezekiyeli ibice 2. Ezekiyeli ibice 2 dore ku murongo wa mbere. Yego. Ezekiyeli atumwa ku Bisirayeli b'abagome, maze arambwira ati mwana w'umuntu byuka uhagarare mvugane nawe. Yego reka nsubiremo nari nkoreye gatoya. Anza nakoro. Yego. Ezekiyeli atumwa ku Bisirayeli b'abagome, maze arambwira ati mwana w'umuntu byuka uhagarare mvugane nawe. Akivugana nanjye umwuka nyinjiramo anshingisha ibirenge byanjye, maze numva uwavuganaga nanjye arambwira ati mwana w'umuntu ngutumye ku Bisirayeli no ku mahanga yansuzuguye akangomera. Bona basekuruza bancumuyeho kugeza n'uyu munsi. Abana babo ni abashizi b'isoni b'imitima inangiwe. Nibo ngutumyeho maze uzababwira uti uku niko Umwami Uwiteka avuga. Nabo nubwo bazumva naho batakumva, kuko ari inzu y'abagome, ariko rero bazamenya ko umuhanuzi yari abarimo. Kandi nawe mwana w'umuntu we kubatinya, ntutinye n'amagambo yabo, nubwo uri mu mifatangwe no mu mahwa, ukaba utuye muri Sikorupiyo. We gutinya amagambo yabo, ntushishwe n'igitsure cyabo, nubwo ari inzu y'abagome. Maze uzababwira amagambo yanjye nubwo bazumva naho batakumva, kuko ari abagome bikabije. Ariko weho mwana w'umuntu umva icyo nkubwira, we kuba umugome nk'iyo nzu y'abagome. Bumbura akanwa kawe maze icyo nguha ukirye. Nuko ndebye mbona ukuboko kunyerekeyeho, maze mbona gufite umuzingo w'igitabo, akibumburira imbere yanjye, kandi cyari cyanditsweho imbere n'inyuma, cyanditswemo amaganya n'umuborogo n'ibyago. Haleluya. Amen. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Uyu Ezekiyeli yari yaratoranijwe n'Imana, amwigirira uwo kugira ngo abindumwa ye amutume. Yari agiye kumutuma ku magufa, yari atagira inyama. Aramubwira ati ngiye kugutuma, hagarara ukenyere ngutume uhanurire aba banyamahanga, bamwe batumva ijambo ryanjye, bamwe batagendera mu nzira yanjye. Aragenda rero agenda ahanurira amahanga, yahanuriye amagufa. Haleluya. Arababwira ngo aya magufa asubireho inyama. Haleluya. Imana ishimwe. Natwe rero muri iyi minsi turi guhanura ndibemere. Abanyamahanga bakadufata uko tutari. Abanyamahanga bakavuga ngo buriya ndi yavuga, ariko kuko Imana ari inyembaraga yadutoranyije kugira ngo tuyivugira, kugira ngo tuyigendere, abari twebwe tuvuga izina ryayo. Uyu Ezekiyeli rero ndari ukivuga ni twebwe turi kubwirwa. Haleluya. Natwe turi kubwirwa ngo duhanurire abanyamahanga, nubwo batumva, nubwo batakemera, ariko ubabwire njyewe ndagutumye ugende ubivuge.
ubabwire yuko bakwiriye kugarukira Uwiteka. Buri muntu wese yumve ko akwiriye kugarukira Imana, aho yaba yaratambikiriye, aho yaba yaranyuze, waba uri umusinzi, waba uri umusambanyi, uri kubwirwa ngo garukira Imana. Haleluya. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Uko wahagarara kose garukira Uwiteka, uko wavuga kose garukira Imana, yongere ikwishimire, ngwiyambura umubiri mubi akwambika umubiri mwiza. Haleluya. Imana yacu ni inyembaraga rero, Imana yacu ishoboye byose, Imana yacu iradukunda, Imana yacu dufiteho ububasha. Uyu Ezekiyeli rero aritegereza arareba, aravuga ati hari inzu y'abagome, genda ubahanurire ubabwire, naho batakumva, naho bakumva ubabwire yuko bangomeye, bongere bagarukira Imana. Imana yacu twiteho kandi turengere. Buri muntu wese rero yumve yuko ijambo ry'Imana ari iry'igikundiro, ijambo ry'Imana rirakiza, ijambo ry'Imana riratabara, ijambo ry'Imana rihindega uwananiwe. Iyo uryumvishe ukaryakira mu mutima, Yesu nawe agira uko yaguhindura, kuko ari weho wamwemereye kugira ngo wongere nawe akwiyoborere. Imana yacu tugirire neza, twemere kugira ngo Imana yacu abe ariyo ituyobora, kuko muri iki gihe tugezemo ni igihe cyo gushaka Imana, ni igihe cyo kugira ngo uyikorere, ni igihe cyo kwiyambura ibitagira umumaro, ukambara imbaraga z'Imana, ukambara umwuka wera kugira ngo abe ari ukuyobora. Kuko uru rugendo turimo ntabwo ari urugendo rwo kugira ngo wigenge cyangwa wiyobore, ahubwo ni ukugira ngo tuyoborwe n'umwuka wera. Haleluya. Imana yacu irakomeye, Imana yacu ifite ubutwari, Imana yacu irakiza, Imana yacu ihindega abananiwe, abarushe mu rugendo ikabongerera imbaraga. Imana yacu dufashe, Imana yacu tugirire ubuntu. Naho wababwira nubwo banze kumva, Imana yatubwiye byinshi, Imana yatwitayeho, ariko benshi barinangira, abenshi baja kure y'Imana. Icyo yababwiye ndibaciteho, nubwo ari inzu y'abagome, ngo haguruka ubabwire kandi uhagarare udatinya, uhagarare ukomeye, ndutinya amaso y'abantu, ndutinya amagambo y'abantu. Niba wemeye kugira ngo uvugire Imana, ukwiriye gutinyuka. Haleluya. Natwe dutinyuke muri uru rugendo. Wemeye kumva ko yuko yakorera Imana, ahagarare kigabo, ahagarare neza, yumve ko ijambo ry'Imana rivuze ko yuko akwiriye kuvugira Imana, ari ndaca ari gutinya, ahagaze mu butwari bwayo. Imana yacu tugirire neza. Rero muri iki gihe tugezemo ni igihe cyo gushaka Imana, ni igihe cyo kugira ngo wiyegereze Imana, ni igihe cyo gukanguka mu mutima, ni igihe cyo kwiyegereza Uwiteka kugira ngo wibere mu buntu bwayo. Imana yacu tugirire neza kandi Imana yacu irakomeye, Imana yacu ni y'igikundiro, Imana yacu iravuga igasohoza. Ntabwo ari ng'abantu, ntabwo ari nguko umuntu abwira undi ngo ndaza tujyane, ngo tugendane tugera ahantu runaka, yamurindira mu rugendo aho bari barajya ndaze. Ariko Imana ye yagusezeranyije ikakubwira ngo ndagukorera iki, ibi naragigukorera, ndabwo ibirakubeshya, iragisohozaga. Imana yacu tugirire neza. Imana yacu rero ni inyembaraga, Imana yacu ifite ubutwari, Imana yacu niyo mpamvu njyewe navuze ngo sinzayivaho itari yangororera ibyo yansezeranyije, nzayiva hari uko yangororeye. Imana yacu twiteho. Rero muri uyu mwanya wumve neza yuko ndi kukubwira ngo garukira Imana, garukira Imana. Wumve neza yuko ijambo ry'Imana ari ryo wakimika mu mutima wawe, ukamwemerera, ukamuha umutima wawe akagutegeka, ukamuha umubiri wawe akawoza akawugira neza. Imana yacu ikatwishimira, nawe ikakwishimira. Imana yacu dufashe kandi turengere muri uru rugendo, idukomereza amaboko. Imana yacu iduha imbaraga, Imana yacu twiteho kandi yumve yuko tuyivugiye ngo buri muntu wese ayigarukire. Aho watandukaniye nayo wongere ugaruke, aho wakivuruguta mu byaha wongere ubivemo, ukorere Imana. Imana yacu tugirire neza.
rero nshimye Uwiteka yo yemeye kugira ngo tuyivugishe Imana yacu itwiteho iturengere kandi tugirire ubuntu. Muri uru rugendo rero turi gusaba ngo abari buri muntu wese yite ku by'Imana imukeneyeho. Hari icyo Imana idukeneyeho, hari icyo Imana ishaka ko twayikorera, hari icyo Imana ishaka kugira ngo tunyure mu nzira. Kandi yaravuze ngo ushaka kungurikira ngo akwiriye kwiyanga, ushaka kungurikira akwiriye kwiyambura imirimo mibi, ushaka kungurikira akwiye kwizera akamenya yuko Imana ububasha. Imana yacu twiteho kandi turengere, itugirire ubuntu. Ugarukire Uwiteka, wowe ugendera mu nzira zitari nziza, wowe ugendera waba uri umusinzi garukira Imana, waba uri umugambanyi garukira Imana. Yesu ni umukozi w'umuhanga, aragutabara. Imana yacu twiteho rero kandi dukomeze. Imana ni nyembaraga, Imana ishoboye byose, kuko ari ndakiyinaniye. Niyo mpamvu muri uyu mwanya turi kuyibwira ngo nitwambike imbaraga kandi dukomereze mu rugendo, kandi duhe ubutwari bukomeye, kandi ije duha kuvuga dushize amanga, ndiducika indege mu rugendo. Nayo umwami wacu Yesu Kristo nawe baramwanze, arihangana akora ibitangaza, ariyerekana. Baravuga ngo mbese uyu niki kugira ngo yiyite umwami kandi ngo yigire umwami w'Abayuda? Yesu arihangana akora ibitangaza, ariyerekana, ahumura impumyi, akiza ibirema, ariko ndibanamwemera. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo emerera Imana bari kuyobora, naho bagutuka, naho bakuvuga, naho bakubeshera, wemerera Imana ikuyobora. Imana yacu tugirire neza rero kandi dushoboze, itwambika imbaraga, ituhe guhagarara nguyu Hezekiya wahagaze mu butwari bw'Imana, akavugira Imana adatinya, akavugira Imana ashize amanga, akavugira Imana afite ubutwari. Imana yacu itugirire neza, natwe turi kuyibwira ngo dukomerere muri yo. Turi kuyibwira ngo uko yahaye Hezekiya ubutwari, natwe muri iki gihe cya none dusabye imbaraga zo kunesha, dusabye imbaraga zo gutsinda, dusabye ubutwari buvuye iwawe mu ijuru kugira ngo abari yitwiyoborera. Imana yacu tugirire neza. Yesu ashimwe rero kandi ahabwe icyubahiro muri byose. Buri wese uri kunyumva ndi kumubwira ngo agarukire Imana, agarukire Imana, naho yanyura mu nzira zitari nziza agarukire Imana, yihane. Imana yacu imugirire neza kandi imufate, imukomeze, yirinde, kuko turi mu bihe bya nyuma, turi mu bihe bigoye biruhije. Niyo mpamvu turi kubwira Imana ngo idukomereze mu murimo wayo, turinde gucika intege, kuko iyo uri kuvugira Imana Satani arababara, akadutereza ibitagira umumaro, akadutereza ingabo ze, ariko agasanga Yesu yadufashe, agasanga Uwiteka ntabwo yaturekuye. Naho wanyura mu bibazo, naho wanyura mu bikomeye, naho wanyura mu magambo menshi, emera utambuke, Yesu akurwanirire kandi akuneshereze, agutsindire ku rugamba. Ibyakwanga byose Yesu we ntabwo yakwanze. Yesu yaradukunze, yadupfiriye ku musaraba, yambikwa ikamba ry'amahwa kugira ngo tubone ubugingo. Imana yacu dufashe rero kandi turengere. Iri ni ryo jambo Uwiteka yashimye ko twaganiraho twese. Wumve ko ngubwiye yuko ukwiriye kugarukira Imana aho watambikiriye, ukongera ukiyerekana, ukagaragaza imbaraga z'Imana muri wowe, ukavugira Imana ushize amanga. Yesu atugirire neza. Iri ni ryo jambo Uwiteka yashimye ko twaganiraho. Rihira imitima yacu twese mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha, ni ukuri kw'Imana. Amen. Ndafashijwe. Yo, aka kanya akenshi tuba tugeze mu mwanya wo gutanga nimero ya telefone. Mana yanjye, hari igihe isaha y'Imana nigera hari igihe ikindi kiganiro tuzagikora tukayitanga kubera Imana, ko tuyihataga yo izaga mu bumana bwayo. Yego. Reka dusoze n'ubundi n'isengesho.
mwami wacu Yesu murengezi w'ubugingo gitare duhungiraho ku manywa na nijoro iyo tuvugira uko bukeye nuko bwije turaguhamagaye kuri aya masaha twumvisha ijambo ryawe murengezi w'ubugingo ude gukomezwa n'ijambo ryawe kandi buri wese uryumvishe umuhe guhinduka mu mutima kandi Uwiteka umuteresha indambwe yongera guhindukirire Uwiteka Mana yacu tugirire neza rero kandi nanje urivuze ugumye kumba imbaraga no kunesha undindi gisani kibi cyose abaryumvisha ubarinde kugira ngo Uwiteka Mana ufite imbabazi ijambo ryawe gihesha icubahiro mu mahanga ndakwinginze rero kugira ngo dufashe kandi turinde muri byose ni wihesha icubahiro nizeye ko mvishe kandi kuratugirira neza kubgawe Yesu watambwe ku musaraba urakoze amen.